Yes, tubaye ikaze mu kiganiro cyacu ni tembera u Rwanda. Kuri uno munsi reka tubabwire ngo twavuye muri Kigali, mwakundaga kumbwira ngo karere ka Musanze, ubukerarugendo bwo mu karere ka Musanze n'ubukerarugendo buteye imbere, dore ko uno ari umujyi abantu benshi bafata nk'umujyi w'ubukerarugendo. Nkuko mugenda mubibona rero, turi mu marembo neza ya Musanze. Amarembo ya Musanze na ahangaha turimo kugenda tureba, aho muri rusange iyo ukiva mu mujyi wa Kigali ubanza kwinjira ahangaha. Reka mubwire ngo birashoboka ko ushobora kuba utaragera mu karere ka Musanze. Aha rero tuhagaze muri kano kanya niyo marembo neza, akaba ariyo marembo y'akarere ka Musanze, aho ushobora gutangira kuryoherwa n'ubwiza bwa Musanze, aho utangiye kwirebera ibirunga bigiye bitandukanye. Ariko nkubwira ngo akarere ka Musanze kagizwe n'ibyiza byinshi. Twavuga ko akarere ka Musanze kagizwe gakorerwamo ubukerarugendo bugiye butandukanye, aho twavuga mu bukerarugendo bushingiye ku muco, ubukerarugendo bw'amaparike, aho bafite parike y'ibirunga, aho abantu ba mukerarugendo baza baje gusura ingagi ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa. Bakaba bafite rero ibiyaga bitandukanye, bakaba bafite icyo bita Twin Lakes, aho mu karere ka Burera tuhasangamo Ruhondo ndetse n'ikiyaga cya Burera mu karere ka Burera. Ikiyaga cya Ruhondo kikaba kibangikanye n'ikiyaga cya Burera. Reka rero mubwire ngo muri kano kanya reka nguhe ikaze mu kiganiro cyacu, dukomeze turyoherwa n'ikiganiro cyacu tembera u Rwanda. Muri kino kiganiro kandi reka tubutse ko tuba turi kumwe na Ntende Hotel. Ntende Hotel akaba ari hoteli yo hariya mu burasirazuba, nubwo twaje mu majyaruguru, ariko tukubwira ko Ntende Hotel iba yavuze ngo genda ugere hariya ubashe kutubwirira abanyarwanda babashe kumenya ibyiza bigiye bitandukanye, mu buryo bwo kugira ngo barusheho kugenda yaba baryoherwa n'ibyiza nyaburanga bigiye bitandukanye. Akarere ka Musanze rero kuri uno munsi niko tugiye kuzenguruka tureba ku byiza nyaburanga biri mu karere ka Musanze, ndetse tunareba ese ubukerarugendo mu karere ka Musanze buhagaze gute. Reka rero tubashimire mwese mukurikiye BTN TV, tubabwira ngo ikiganiro cyacu kirakomeje kandi amaze kugira ishanirwe muri kino kiganiro ukomeze kuryohera. Ikaze mu mujyi wa Musanze. Twinjiye neza mu mujyi wa Musanze. Umujyi wa Musanze ni umujyi ugaragaza urujya n'uruza rw'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Turaza kumenya byinshi muri uno mujyi wa Musanze, tumenye ubukerarugendo bwaho, ndetse tunabashe kumenya byinshi bigize cyangwa se amakaritsiye menshi agiye agize uno mujyi wa Musanze. Turaza kwifashisha mugenzi wacu ukora mu by'ubukerarugendo aza kudusobanurira ese umujyi wa Musanze ni iki kiranga ubukerarugendo bwaho muri rusange. Umujyi wa Musanze ni umujyi umenyerewe cyane mu buryo bujyanye n'ubukerarugendo, yaba kubera parike y'ibirunga, yaba gahunda yo kwita izina ingagi, ndetse no kubasha kuba ari wo mujyi winjiza amafaranga menshi mu gihugu kubera ubukerarugendo. Reka dukomeze dutambagire tumenye amakaritsiye agize umujyi wa Musanze nk'uko baraza kubitubwira muri kino kiganiro cyacu. Niba nawe Jean Paul, reka mbararikire gukomeza gukurikira tembera u Rwanda. Nitwa Nzabonimpa Theodore, aba ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cyitwa Beyond the Borders Experience. Ku bantu bakurikiye BTN TV, icyo nababwira kuri Musanze nuko ari umwe mu mijyi myiza dufite mu gihugu. Kuba ari umujyi w'ubukerarugendo byabaye akarusho. Ushaka gusura parike nationale y'ibirunga irimo intezamatsiko zitandukanye, inkima, ingagi, kuzamuka, ubukerarugendo bwo kuzamuka, Bisoke, Karisimbi, Muhabura, Gahinga nayo nuko, Sabyinyo nayo amakuru ahari nuko mu minsi ya vuba irabizamukwa. Hakiyongeraho ibiyaga Nyampanga, Burera na Ruhondo. Ruhondo iri ku ruhande rwa Musanze, ariko ni ibiyaga bifatanye, ubwo ni nkaho ubusuye n'akarere kadukikije.
ahi Musanze urebye n'amaso urabona ko ari umujyi utashidikanya ko ari umujyi wa kabiri nyuma ya Kigali. Urebye inyubako, imihanda myiza dufite, n'ubwiza bwa Musanze. Ngarutse mu bukerarugendo, Nkotsi na Bikara nayo ni parike yitwa Buhanga Eco Park, irimo amateka meza y'abami. Ku bukerarugendo bushingiye ku nyoni, nayo ni parike nziza, irimo ibiti byiza, indabo, harimo urusobe rw'ibinyabuzima ruteye ubwuzu. Wasohoka uba nk'usohoka Musanze gato, ni naho hari ubuvumo nabwo bwiza cyane bwakomotse mu iruka ry'ibirunga mu myaka myinshi ishize. Muri make Musanze ni umwe mu mijyi myiza, ni umwe mu turere twiza tw'u Rwanda. Nashishikariza abakurikiye BTN TV kuzasura bakirebera n'amaso yabo. Natwe Beyond the Gorillas twiteguye kubafasha kubatembereza. Muri rusange reka noneho twinjire mu kiganiro nyirizina tureba ese uyu mujyi wa Musanze, abantu hari ahantu haba hari amazina y'imijyi cyangwa se ya quartier. Twongere mbere yuko tujya mu bukerarugendo bwacu muri rusange, Musanze nta tuzina tw'utubyiniro twa quartier, ahantu numva nzi hanze mu mutwe cyane ngo ni Yawunde. Utwo tuce ya quartier za Musanze zo zizwi cyane n'izihe, kugira ngo abantu bari hirya no hino babashe kumenya Musanze koko? Urakoze cyane Jean Paul. Ubwo urumva utwo dukaritiye natwo tutugeramo mu bukerarugendo bwacu. Yawunde yo urayivuze, ni hano werekeza za Ines Ruhengeri ku Buvumo. Hariyo dufite yitwa muri Teta Gauche, ni hano imbere ugisohoka mu mujyi wa Musanze, hafi ya Sumo Hotel mu kuboko kw'ibumoso. Hari aho twita mu Gashangiro, ni aha werekeza mu Kinigi. Hari ahitwa mu Gikwege, hano hafi y'isoko ry'imboga muri ako gace. Hari amabereshi irya mbere kugera ku rya gatanu, hafi na Mpenge ho ngaho ku Kibuye. Aho ku Kibuye ho n'ikibuye kiracyahari, umuhanda nabonye utarakibangamiye, hitwa ngo ni ku Kibuye. Tukagira wenda hari ahitwa mu Muko, umanuka za Nkotsi na Bikara. Tukagira ku Kimonyi, ubwo warenze ubuvumo umeze nk'ukomeza ujya za Gataraga. Tukagira quartier nziza zitwa za Muhe, ngeyo nayivuze, nayo ni quartier nziza. Tukagira n'ahitwa Kamuhoza. Kamuhoza mu mateka hari ka militaire y'ingabo zahakuwe na RPA, inkotanyi zahabakuye mu rugamba rwatwaye igihe rwo kubohora igihugu. Aho hitwa Kamuhoza. Yewe n'ugenda abareba inzu abasirikare babikagamo ibikoresho. Hari ugasozi kitwa Nyamuremure, naka tureba hano inyuma ya za Mikusi Coffee Shop ku isoko rishyashya, akagacungamiye gare ya Musanze. Tukagira Monyamagumba. Monyamagumba ni aka gace kari mu musozi uri inyuma ya gereza ya Ruhengeri. Tukagira quartier yindi navuga ni Skarwasi, werekeza Uganda. Wenda nanavuga ko aha twicaye mu birometero 24 ubugeze cyane.
twegereye n'umupaka wa Uganda. Werekeza Rubavu kugira wambuke Goma ni amasaha kubera inzego zibishinzwe mu mutekano w'abagenda mu muhanda tugenda gakeya ni amasaha 2 n'igice ugeze Rubavu. Hari n'ahantu heza nubwo yatari karitsiye nkahibagirwa ahitwa mu Masangano aho Mukungwa ihurira na Nyabarongo hepfo iyo zavuga mbere gusoma kagwa bikenewe niho wamanuka ugasanga hari urujya n'uruza rw'ibijerekani ngo bijye urwagwa rw'umwimerere. Twe mu bukerarugendo tuhakorera tuba twita ngo ni ubukerarugendo bushingiye ku nzoga gakondo, kwega inzoga gakondo, aho dutwara mukerarugendo akareba batera insina yerera mu gihe kingana iki, kugira umuntu abone umutobe bigenda gute, ese kugira urwagwa rukoro ijyamo gute, dukoresha iki, ayo masaka si dukoresha yahise ni amakoma cyangwa ni amamera. Aho naho navuga ko ari zimwe mu nce zishimishije. Numva ari izo nce ziri hano hafi y'umujyi nabasangiza. Reka tubitse ko tukiri mu kiganiro cyacu. Ikiganiro n'itembera u Rwanda. Nkuko mubibona noneho turi mu mujyi rwagati, umujyi wa Musanze. Ni umujyi ugizwe n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ni umujyi ufite urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ariko tubibutsa ko uno ari umujyi w'ubukerarugendo muri rusange. Kuri uno mwanya tugiye kuganira n'umwana w'umukobwa, ni umukobwa ufite akazoza, ni umukobwa ukora ibijyanye na design ndetse akaba yarabihuje n'ubukerarugendo, kuko ba mukerarugendo iyo baje niwe urushaho kugenda begera akababwira ngo nyamara iwacu Rwanda haboneka ibi ngibi. Reka tumuhe akanya rero tuganire nawe atubwire byinshi bigiye bitandukanye, ndetse anatubwire ese n'iki we kuri we yumva yakora mu bijyanye n'ubukerarugendo bw'u Rwanda, ndetse cyangwa se yakora mu bijyanye n'ubukerarugendo hano i Musanze. Amazina yanjye nitwa Hawajenisi Mutuyimana, nkaba ndi umuturage utuye mu karere ka Musanze. Natangiye ndi umugide, ndi umwe mu bayobora ba mukerarugendo, nk'umugore ubasha kubona ahari ikintu kibura mu bukerarugendo, cyane cyane mu mujyi wa Musanze, nk'umujyi uri bize cyane, nk'umujyi uri centre y'ubukerarugendo, nk'umujyi tubonamo ba mukerarugendo cyane, nk'umujyi ufitemo ibintu bihuza ba mukerarugendo n'amabizinesi asanzwe, yaba amahoteli, yaba abacuruzi, yaba ba rwiyemezamirimo mu buryo butandukanye, amaresitora. Njyewe rero nkaba ndi muri sayidi y'abantu bacuruza ibijyanye n'ubukorikori, ariko nanone ibyo ngibyo bikaba bihura cyane no kuba ndi umugayidi, no kuba nzi ibyo abakerarugendo bifuza, no kuba nzi cyane ibyo bakunda. Ibyo akaba ari ibindi bintu nkora ku ruhande bihura n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi nk'umugayidi. Hanyuma noneho reka turebe, ubona ubukerarugendo muri uno mujyi wa Musanze bwifashe gute nk'umuturage wa Musanze? Mvuye mu buzima bwo kuba ndi umwe mu bayobora ba mukerarugendo, nkajya nko kuba ndi umuturage n'ubundi usanzwe utuye mu mujyi wa Musanze. Ubukerarugendo bufite uruhare runini ku iterambere ry'umujyi wa Musanze, bufitiye akamaro cyane abaturage b'umujyi wa Musanze, ko tubona n'amakoperative, tukabona n'ijanisha rikorwa n'urwego rushinzwe abayobora ba mukerarugendo, ko hari amaposantaje ava ku mafaranga cyangwa se ku mafaranga atangwa n'abayobora ba mukerarugendo cyangwa se na ba mukerarugendo muri rusange. Ayo mafaranga akaba ajya mu makoperative, hanyuma akagera kuri ba baturage bagize ya makoperative, akabagira umumaro. Ubashije kuba watembera mu bice bitandukanye bya Musanze, ushobora kuganira n'abaturage bose bahari, ukabasha kumva neza ubuhamya bubaturukaho, ko kugeza uyu munsi bazi agaciro ka mukerarugendo, bazi umumaro wako,
kandi nk'ibibazo bimwe ba mukerarugendo bajyaga bahura batejwe wenda n'abaturage n'urujya n'uruza rw'abaturage cyangwa se n'abatabasha kumva ba mukerarugendo icyo batumariye byaragabanutse ku kigero gishimishije. Uzaze uramukugezi wakimurira nakujyana ruguru mu birunga ingagi z'imisozi zisigaye ku isi kandi wazisanga ndakurahiye rwose ireze mu Rwanda mu Ruhengeri n'Imurera. Uzaze Yes, tubibutse ko tukiri mu kiganiro cyacu, ikiganiro n'itembero u Rwanda. Turacyari mu karere ka Musanze. Reka mubwire ngo mwamaze kugenda mumenya ibice bitandukanye bya kano karere, ndetse mugenda mumenya amakaritiye atandukanye nk'uko mwakomeje kugenda mubisobanurirwa n'umuyobozi wa Beyond Gorillas. Ariko none muri kano kanya burya babakerarugendo iyo bazenguruka, iyo bazengurukijwe cyangwa se iyo batemberejwe, haraho bagira hari service bahabwa. Service za nyuma burya hari igihe hazamo service zo kurya, hakazamo service zo kuryama, hakazamo n'izindi service zose zishobora gutuma bafata umwanya wabo wo kuruhuka. Muri kano kanya rero tugiye kuganira na pastor Nahimana Dieudonné, akaba ari umushumba muri mu itorero rya Anglikane. Araza kutubwira byinshi ku bijyanye n'amaserivisi ba mukerarugendo bagenda bahabwa ndetse n'abandi babagana muri rusange. Reka rero mu mwanya azatangira twibwira ndetse anatubwira byinshi ku bijyanye na service zihabwa ba mukerarugendo iyo bageze mu mahoteli. Murakoze cyane. Murakoze. Ndi pastor Nahimana Dieudonné, nkaba ndi umuyobozi wa hoteli The Garden Place Hotel, ni hoteli y'itorero Anglikane ry'u Rwanda diocese ya Shyira. Nk'uko mubivuze nibyo koko turi mu ruhando rwo kwakira ba mukerarugendo batugana, cyane ko turi mu karere k'ubukerarugendo, karere ka Musanze, na karere kakira aba mukerarugendo batandukanye ku migabane itandukanye y'isi ndetse n'abakerarugendo b'imbere mu gihugu. Iyo rero ba mukerarugendo batugana muri iki gice cy'amajyaruguru, by'umwihariko muri aka karere ka Musanze karimo na parike y'ibirunga ibarizwamo ingagi, bituma tugira aba mukerarugendo benshi batandukanye, bityo bikaba ngombwa ko bagana amahoteli atari make amaze kubonekana muri aka karere. Tubaha serivisi zitandukanye, harimo serivisi zo kubaraza, serivisi navuga ngo ni serivisi z'amacumbi. Ibyo rero turabikora kandi tukarushaho no kubatambagiza aka karere ndetse tubasobanurira ibyiza nyaburanga bikabarizwamo. Kenshi rero dukorana na RDB kugira ngo turusheho gufasha ba mukerarugendo batugana kubaha serivisi nziza kandi zinoze. Ni muri urwo rwego rero natwe hoteli y'itorero Anglikane mu Rwanda diocese ya Shyira twabonye ko dukwiriye kugirana ubufatanye n'akarere kugira ngo turusheho kwakira neza abagana aka karere, cyane baba abanyamahanga cyangwa abenegihugu bakagenderera. Muri rusange hari aho usanga ba mukerarugendo mu gihe wenda badahawe serivisi nziza, ubona byangiza iki ku isura y'u Rwanda? Igihe ba mukerarugendo batakiriwe neza, batabonye serivisi nziza bifuza, kenshi bigira ingaruka zitari nke ku gihugu, cyane image cyangwa se uko igihugu cyacu kigaragara mu ruhando mpuzamahanga mu kwakira abanyamahanga cyangwa se abaza bakigana. Iyo tutabakiye neza ntago tugaragaza isura nziza y'igihugu. Icya kabiri si icyo gusa, ahubwo bigira n'ingaruka zindi kuri ekonomi y'igihugu, kuko kenshi iyo ba mukerarugendo baza bataza batuzanira amadevize, batuzanira amafaranga, birumvikana byumvikane neza ko bazamura ubukungu bw'igihugu, bityo n'umwene gihugu imibereho myiza ikarushaho kuzamuka, kuko byose biba bigenda bigera kuri bose. Ese nkamwe muri secteur z'ubukerarugendo no kwakira
abifuza kuruhuka muri rusange, mubona umubare w'abanyamahanga n'abanyarwanda, ese twese twaba tumaze kuyoboka ubukerarugendo bukorerwa imbere mu gihugu cyangwa mubona mwakira abanyamahanga gusa? Mu by'ukuri ngendeye kuri statistique tuba dufite cyangwa se imibare tuba dufite nka hoteli umunsi kundi cyangwa se ukwezi, iyo ugereranije ukareba imibare uba ufite y'abantu wagiye wakira kenshi bagenda basura ibyiza nyaburanga bibarizwa mu karere turimo, ubona ko umubare cyane w'abasura cyangwa se w'abakora ubukerarugendo muri aka gace cyangwa se mu gihugu muri rusange, ubona ko kenshi ubukerarugendo bukunzwe gukorwa n'abanyamahanga. Abenegihugu usanga ari umubare muto cyane. Nicyo tubona kenshi mu kazi kacu ka buri munsi. Mubona hakorwa iki kugira ngo n'abanyarwanda ubwabo domestic tourism nayo bayibone nk'iyabo? Mu by'ukuri kenshi si uko batayikunze, barayikunze, ariko kenshi biba bisaba mikoro. Nkaba mbona ku bwanjye habaho promosiyo cyangwa se kugabanyirizwa no koroherezwa ku benegihugu kugira ngo bitabire ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ibyishimo byawe biterwa n'aho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Nge nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyo igufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe, resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifi irobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera ahari kuko ni muri Gatsibo, Rugarama, ni ku muhanda neza. Wanaduhamagara kuri 078 75 19 7 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Mu Rwanda hakorwa ubukerarugendo butandukanye, ubukerarugendo bushingiye ku muco. tubyishimira nk'ababituyemo ibyo byiza nyaburanga, bikanarenga aho usanga umuntu yariteje imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yavuye mu bukode, afite business ishingiye ku bukerarugendo, afite ubuzima runaka ashimira kuba atuye i Musanze nk'ahantu nk'umujyi w'ubukerarugendo. Muri make ubona se urubyiruko rwishimira gute cyangwa se ni gute rugerageza kuva mu bushomeri rwifashishije ibyo byiza biranga iwabo? Urubyiruko rwamaze kubyumva, niho nk'ubu ikintu kiri dushimisha kurushaho nuko ubukerarugendo tutakibuharira n'ababwize, nyuma yo gusanga ko ubushake bwo gukora cyane mu bukerarugendo buhagije kugira ubukoremo, usanga urubyiruko rubyitabira, nibo batembereza ba mukerarugendo, nibo usanga bakora iyo myidagaduro ishimisha ba mukerarugendo.
ubasangamo cyane urubyiruko rurimo rwose, navuga ngo rubirimo neza, nirukomerezaho wijya gushaka akazi k'ubukerarugendo kajyanye n'ubukerarugendo i Kigali uvuye i Musanze, ahubwo gahange cyangwa gakore usagurire izindi ntara, kuko amahirwe arahari. Ubukerarugendo no kwakira abantu tuvuga ko ari kimwe mu gisata cy'ishoramari gihora kirimo amahirwe kuri buri muntu wese, byagera ku rubyiruko na politike nziza ya leta ku rubyiruko, uko babafasha ngizo za BDF, ngizo za GIZ uko zibafasha, ngizaho promotion RDB itanga mu buryo cyangwa ubundi bw'amahugurwa bakibanda ku rubyiruko, mise nationale, inteko y'umuco, ibyo byose. Imitari y'abataramira izamaza zibasusurutse. Ubu icyakorwa rero cyaranatangiye. Leta yacu nziza aho igeze idushakira ingingo, hari aho biri kuganisha, hari aho bizagera bitari na kera. Nkanjye nakingiwe kabiri, hari abandi dukorana bakingiwe ingingo zombi. Uzi ko babanje bareba group zihura n'abantu benshi zishobora guhura n'icyo cyorezo, abo inkingo ebyiri abenshi twarazibonye. Bageze noneho kuri buri munyarwanda wese. Ubu urubyiruko imyaka 18, urabona hari aho biri kuganisha. Ibigo by'amashuri bigiye gufungura mu kwezi kwa 10. Ibi byose aho biri kuganisha nuko ubukerarugendo nabwo wenda hari ingamba zatumaga ba mukerarugendo bagabanuka zizavanwaho kubera ukuntu inkingo ziri kugenda ziboneka. Yewe ikindi nakongeraho nuko BTN TV n'abandi babifite mu nshingano nibakomeze iryo jwi ryo gushishikariza abanyarwanda n'abanyamahanga ku Rwanda rukiri rwiza nk'uko rwari rumeze mbere ya Covid. Baze bakomeze basure u Rwanda, be kugarukira ni Musanze, baruzungurukira amaparike tugizane. Hari n'ibindi bigo by'ubukerarugendo bifite izindi package. Ababishinzwe bakomeze bashishikarize ba mukerarugendo b'abanyarwanda n'abanyamahanga gukomeza kudusura ku bwinshi. Murakoze. Reka tubashimire cyane ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye. Murakoze cyane Jean Paul, murakoze BTN TV kuri uyu mwanya mwaduhaye. Ya reka nshimire mwe mwese rero mwari kumwe natwe mu kiganiro Tembera u Rwanda. Ikiganiro Tembera u Rwanda twari twagikoreye mu karere ka Musanze, aho twaganiriye n'abantu bagiye batandukanye batubwira akarere ka Musanze muri rusange, batubwira amakaritsiye aboneka hano muri kano karere, batubwira amahirwe ahari mu bijyanye n'ubukerarugendo, ndetse banatubwira ese ba mukerarugendo iyo baje baryoherwa n'iki. Reka rero nawe ubwawe nkurarikire gukomeza gukurikirana BTN TV, kubwira ngo ikiganiro Tembera u Rwanda kigende kikugerera ahantu hagiye hatandukanye, mu makaritsiye agiye atandukanye, aho nawe ubwawe ushobora kumva ko wafata iya mbere ukavuga uti reka mfate umwanya wanjye njye kuruhuka, mfate umwanya wanjye njye mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru nk'uko munsi twari duhari. Mbabwira ngo akarere ka Musanze ni akarere kafite ibyiza byinshi muri rusange. Uba witegeye ibirunga bigiye bitandukanye, Sabyinyo, Gahinga, Muhabura, ndetse ukagenda ubona n'imisozi igiye itandukanye yo muri kano karere. Reka rero mbashimire cyane mwe mwari mudukurikiye, mbabwira ngo njye waruyoboye kino kiganiro ndi Imana Hunda Jean Paul. Reka mbabwire ngo ciao ciao, bye bye, Imana ikomeze kubaha ishanihiro. Ubwiza burabagirana umunezero w'abahagana ni muri Kivu Park Hotel, aho wakirana urugwiro ugaterekerwa yera ugataha uhirahira. Amafunguro yaho ni akataraboneka kuko ateguranwa ubuhanga buhanitse na shefu w'igikoni, agutegura ifi nk'umwihariko ndetse n'andi mafunguro yose wifuza. Ibyumba byacu bibereye buri wese utugana, ntacyo watuburana kuko tugufitiye sale z'inama, aho gukorera ubukwe, jardin nziza mu gihe ibikorwa byose byafunguwe, kandi tuba tugufitiye sauna na massage utasanga ahandi.
Wadusanga Rubavu ku mazi neza neza ni ku muhanda ujya Brasserie, wowe dusure cyangwa uduhamagare kuri 0788 35 35 23. Kivu Park Hotel turayoboye. Niwe karibu yako.